ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. ese Jado wariye witonze rata arya uko ushaka mbwire nanakongere rwose urabona ukuntu arya koko akusohoye kuma isupu gusa uzamura n'ikirayi nigeze mubona ngiye nananirwa kurya cyangwa ikintu ongera no kugasanduwici mwereka umuntu nirira kumana ariko Jado imigati ine agasorori k'isupu na terimosi y'igikoma mu minota ingahe koko aho tumiri ese ruhuka ubundi urongera kurya saa sita se wajya urya gisirimu Jado nuko ye ndabona umuhungu wanjye atangiye kugarura akajisho shaka niko sha Jado bite ngizopa uri kubasha kurya se happy kabisa byanze ahubwo nyine n'umunsi abiri tunene dutera peti yesu we mbega Jado ariko se muramuseka iki besti ngwaka gakarito k'ishushu dore n'undi mugati mu kanya siriro nawe arabazanya amazi nawe da wumva se ahubwo one magapaki nyine kagashyushye aho ngaho kamwe nyine mbagerageza ntako guhaye Jado akusoho bite byawe mumpera umwana mwe cyagiye agabanya mwami ni rero harya mama nakubwiye ko ejo nzajya mu cyaro uzaba ugiye gukora ikintu ntuzi ko gitifu yantumyeho muri bya bibazo byanjye na papa uko biri ushatse wabivamo neza urashaka ko ndeka papa akagurisha imitungo yose sinshobora kubyemera ne azagurisha namubwira iki njye umutungo mfite ni wowe ariko ni gute waba waranzwe n'umuryango ukiringira umuntu nka Siliveri nibajyane n'iby'isi naramutse neza se mama ne muga bwakeye neza pe turashima Imana aho ni sawa gahunda y'uyu munsi nizere kuyibuka uko iteye ndayibuka 5 kuri 5 muga akanini ko bitewe tayari nakameze shawu rero neza nubwo mba ntavuze Imana yakomeje kundemana pe Mana yesu we iteka muramubya kugendera uruhande rw'umuhanda ariko ntiwumva ne urarangara bazakugonga sukurangara pe sinzi uko nshiduka nagezemo nuko rero shanyine umva amakuru yanjye yarahorobombye ntayakubwiye harya nyine ngo wahuye na Berize reka da si uguhura ahubwo nasohotse muri botiki mu gwateze bisi ariko ubwo yari yamubise amaso kare ashaka kunkwepa ubwo nanjye mba namukubakubye mugwa gitumo kagira umurure urumva nyine naramwegereye nigera nkaho ntamubonye ndamusuhuza ntubahe ariko akamvugisha atandeba mu maso urabeshya nuko abarambwiye ati ubwo se urandeba iki ariko shaho ubuzima ntabwo bumeze neza pe kuko akavumbi kari kamugeza aha mu ntege iminwa yumye ubona naniwe ubwo se yarananijwe n'iki umva nawe ra inda yimaze kugaragara urebye do irimo mu mezi 4 cyangwa 5 gutyo yo kumbi yahise asama ubu sabahe abaye watese yewe wamenya abahise uziko namubwiye ntibaye nawe ati genda ubwo ubonye raporo koko niko yakubwiye shane nubwo twishorana niba duseka ariko iyo bigeze aho umuntu atangiye gukenera ubufasha yibaza aho amata y'umwana azava aho ni bwo bw'isi yanze ndumva Berize mbabaje pe ntabwo atari umwana mwiza ariko Imana imwiteho none se ne tunyurane hirya hanze n'agakabutura k'umwana wanjye nadodeshejeyo oya sha reka njye kureba umuhanute nige sibyo ariko Patrick ndakumva bite byawe ni byiza Dave gusa mbabara nta kintu kimwe nshaka kumva muri aka kanya oya mwana ariko ni gutuma umugabo yasiba akazi iminsi ingahe kubera ibyo haraho byabaye kweri Dave reka kumenyera rwose kuba uri inshuti yanjye ntivuga ko ugomba kunyinjira mu buzima ibyo tubyumvikaneho reka nambwira no ku meza ariko kumenya ko ibyo abakobwa ngo bitakiri ibintu bikaze kabisa ntiwakumva yaguseka ariko bite byawe urashakaho iki koko wampaye amahoro njye mishinane ndikubwiye mbere ko ari isasu
gutimanye n'ayanjye njye nari muzi ko ari sireyi narayibonaga ko isaha n'isaha uzatungurwa ariko nyine amatwi ari nk'urupfu. ese ne ubu koko numva ameze neza uhabwira muganga akandekura tugataha. byari byiza ariko reka twihangane igihe baduhaye Kigeli. gusa ninatange sinshaka kuzasubira hariya. sinifuza kongera kubaho ndi mu maso ya Siliveri byansubiza inyuma. kandi buriya ntugire ngo hagize ikiba akazamuka induru. intambara narwana hari wayikiza. oya mama nta ntambara uzongera kurwana, nzazirwana kandi ngomba kuzazitsinda. byihorere ne ninjye ubizi. ariko ma Karame uzi ko hari icyo ntakubwiye. igiki? ma Karame buriya uzi ko nasanze papa yaramaze kugira Serafine umugore. Niki? Urarangiza ibyo bintu urimo nguze nk'igikoma. Hako yo huti yawe y'ibikoma ni iki? None si ngwe tuzihanaguraga amatanga. Ndamaze ariko niyo nazihanagura umwaka birakureba. Seko numva byukanye ibintu by'imishihara nakugize. Maze rero Sarafina nkwiyame. Sinshaka uwo munwa wawe nkururaho. Nkwiyame wa muntu. Ko mana yanjye. Suko wajuka igikoma mama. Ariko reka nkubaze. Ni kwa mugore we. Mure gukora ibyo nkora nze guhorobya ibikoma ngewe. Merezi ya envelope y'umweru iraho ngaho ku meza uzane n'ikaramu. Fana ibyo bikoma. Uragira ngo nuzuze ibikoma mu mutwe. Ese uri mu biki? Wazanye envelope uri mu biki wowe urareba izwiki? yewe ga uzi ko bugitambeshe? Bujye ugiraga imitungo ingana gusa. Zana hano. Sike. Urareba uzwi ibi birakureba wowe. Iby'imitungo yanjye birakureba. Kwirebera imitungo ni amakosa. Urayireba ni yawe se. Kandi narababujije. Ibyo bintu byanyu byo kuza murebuzwa nibyo bituma mwanduranye. Urareba iki? Ko nari ngutumya nari nkubwiye ngo ujye kureba. Ego komana. Kuje muri toilette z'abadamu. Sorry sister. Dore iz'abagabo zihari. Sorry kabisa, sorry sister wanjye. Nibeshye kabisa. Sorry kabisa. Mama yasinziye se? Havuye muri toilette ahita aryama. Umva, njye sinzasubira muri toilette zo hanze. Ye baba we. Ubaye ikisi? Muriye n'umusore. Yesu we, umva uzi ko yaranyinjiranye neza. Arankanze shaho. Ubwo se kandi anyuzaho abasekirite ko mbona igice cy'abagabo n'abagore ntaho gihuriye. Umva nanjye byanshanze. Yewe ashobora kukwinjirana ibyari inama bigahinduka isoko. Cyakoze yarateye imbabazi nyabusa. Niba ari ibiyobyabwenge byamusaritse, niba ari igisinzi, gusa yari yanegekaye. Shawu hanze hari abantu bafite ibibazo ntugire ngo. None se Nati, ndakumva neza ko nshaka kugenda uburansigariraho. Sarafina. Wako Sarafi. Karame. Ko ndaguhamagara unyumva ukanyihorera. Koko. Ese ubwo urarakara ngo nuko nacitswa nkakubwira nabi. Ntundi buye se ko ari uko umuntu nyine aba yaramutse nabi nyine ukumva sinzi ibishitani bimuteye akabyuka avuga nabi. Njyewe ndashaka kwitahira. Ngo kugira ute? Utaha sujyaye. Kwitahira iwacu. None se niba udashaka kunyizera ubwo numara kugurisha kwa iriya mitungo yawe buriya ari n'atanu uzigera umberezaho. Ariko nawe ariko mbona ute Sarafi? Ngo ubona ute? Ndago nakubonye kare se nje kureba ukazira mbapuro zawe z'imitungo ukunda wahise unduka ukanjahura ugahita wigira indare y'ingazi ubwo urandeba Silve ukabona koko ndi umwana muto ndabwenge ngiraga. Ariko Sarafi tumaranye imyaka ingahe koko? Hari icyo nakoze koko ngo nkwereke urukundo? Ubwo se akantu gato kabaye we tuza nta kibazo dufitanye pe. Genda rero nje ibyo bintu byose uri kumbyanda na kimwe nshaka kumva ndanikindu bimbwiye. Koko ngaho basi noneho
kwikira ndacyemera none umbwira ikintu ushaka none ngikore. ndashaka ko ndongora ukangira umugore wawe wemewe n'amategeko. ariko si uyu mugabo utaduhamagara ngo aduhize kashi bitebye Imana tumwihamagarire tumuhabye arazizana yewe mafone yawe ariyo muhamagaza numva twumve kandi ndazimutera leta yemera sha ndamutera n'ubwoba ngiye kanze dukompoze Imana sarayifatara. Halo mwiriwe neza. Ese musore uhindura nimero buri gihe akenshi biba byabaye ngombwa hanyuma se kutambwira icyo gukora kandi umuhungu wawe ari mu bibazo bikomeye. ariko mva ejo naraguhamagaye kuri nimero zawe kandi zombi nta nimwe yacagamo pe. amafaranga ari tayari? ihangare ndaza kuguhamagara ku mugoroba rwose tubirangize. Okay ariko gire vuba kuko umuhungu wawe nirirwa mucunze watagira ikimukaro cyangwa tagira umujyana akaba yabura burundu. umva hambere nyine uwo muhungu ntagira icyabasha rwose kuko byaba ari bibi cyane urukumva. we nyizera wabyumvise umusaza ngiye mba maze kumujugarika ngo mukanya agiye guhita nayohereza wakintu. ariko se doctor ubwo uzampangaye ngo ari je wizi uyu mushinga we nzakugena bupowesheje. oya man wapina kugabana 50-50 uko iyi plan twarayitangiranye kandi unahamagaje phone yanjye urabizi. ubuse Berize katinze kuza kundeba kandi ari unyemeye ubu nigendeye koko uriya mbona siwera ni kuriya yabaye yababa Yesu. Beri ndi hano. bite nati ni byiza uraho ne uraho neza Beri? ndaho nyine nibubona. Beri ansabye ko duhura neza nasanze nta kibazo kuzana niba ubona wenda niba hari ibyo ariko mugiye kuganira wenda nk'ibanga. oya nta kibazo rwose nta kibazo twavugana pe nyine urabona ikibazo nagize kandi wanteye indamuza aho ari ntimubizi se. turabizi rwose nashakaga kubasaba ngo niba Nadia yabyemera aba ncumbikiye mu gihe ndimo gushaka aho kuba kuko nyine mu rugo umuryango wose waranyirukanye ngo ntushoboye kunyihanganira. Berize rero ibyo wansabye sinabikwangira pe gusa bishobora kudashoboka. ubwo nyine nta kundi umva ngo usobanurire Beri. umva ntacyo nsobanura pe numvise ahubwo nicuje n'igituma nyumvira ubusa ngaho. yo Berize ibibazo by'uko twita akaba yirukanwe mu muryango bimugeze kure none na Nadia mwimye icumbi. ubu si uyu mukobwa nyabusa arabigenza ati arabahe naho utaha. ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? mu Rwanda izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, ntiwihebe. Egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima n'ibitaro by'akarere cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kuri 114 cyangwa ku murongo utishyurwa w'umuryango GARG kuri 1024. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ubufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukayigezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo. Ejo si kera